ibihe byose ibihe bidashira atwifungura udukwiriye munsi ufaduha ibyaho uko natwe tugabihora babitugirira. Turi i Kabgayi mu birori byo kwishimira umwari wa Nyagasani Mama Angelique Muhimpundu yasezeranye gukorera umwami w'isi n'ijuru yiyeguriye burundu uyu munsi kuwa gatanu Mutarama umwaka wa 2025. Ibirori byaranzwe ahanini n'amagambo yo gushimira Nyagasani wamuhamagaye ngo amutume aho ashaka, nawe ntazuyaze gusubiza ati ngaha ndaje Nyagasani, icyo ushaka gikorwe munsi nk'uko gikorwa mu ijuru. Ntawabura kandi gushimira nyiricyubahiro Musenyeri Baritazari Ntivuguruzwa, umushumba w'iyi diyosezi ya Kabgayi wakiriye aya masezerano uyu mwari wa Nyagasani yagiriye Nyagasani amwe. Nyagasani Mana yacu turishimiye umunsi waduhaye wawuteguye kuva kera utegurira umwana wawe Mama Angelique, utegura unyuze ku babyeyi bakubyaye, ku barezi bamureze, ku nshuti, ku bavandimwe, none nyine bamugejeje ku byishimo by'uwo munsi. Wampaye ingabire yo kwiyegurira, none icyo wawutangiyemo wagikomeje n'isezerano yakugiriye. Turamugutuye, ni wowe ukomeza isezerano yabuhaye ingabire yo kwiyegurira. Uduhe umugisha iki cyicaro, umugisha ibyo tugiye gusangira byose, maze koko nk'uko nawe usezeranye byose bibe kuguhesha ikuzo no kugira ngo umukiro wawe wongere ku isi hose. Turusenge bwa Kristo umwana wacu. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Sosiyete banyakubahwa bihaye Imana mwese muteraniye hano, baje Nyagasani aho Mama Angelique yaduteganyirije hano uyu munsi. Babyeyi, muryango Angelique avukamo, inshuti mwese, abavandimwe, bisubiza kuzwe. Uyu ni umwanya rero wo gushimira Imana isi yatugiriye, ni umwanya wo kubashimira mwese mwitabiriye ibirori no kubaha ikaze, tubabwira ngo mugubwe neza, tubashimira ko mwigomwe byinshi imirimo yanyu ya buri munsi, mukaza kuri uyu munsi mukaduha umwanya wanyu kugira ngo tubane muri ibi birori. Dushimira Imana, dushimira abantu bose badufashije gutegura ibirori, dushimira abagiye kudufasha kugira ngo byose bize kugenda neza. Mwese mugire umunsi mwiza, mwese mwisange kandi tuze kuryoherwa twese n'ibirori by'uyu munsi. Murakoze. Murakoze cyane. Umwe mu bari ba Nyagasani dushagaye uyu munsi, mu byubahiro byabo rero turagomba n'ubundi turasaba Mama Angelique kugira ngo atwereke abashyitsi. Ibyubahiro byawe Mama Angelique,
turagusabye kugira ngo utwereke abashyitsi. ahera kuri nyir'icyubahiro Musenyeri Umwepiskopi Diyosezi yacu ya Kabgayi aravuga aturanze. Akurikizaho Padiri Mukuru wa Paruwasi Katedrali ya Kabgayi, uno munsi byabereyemo nawe araturanze. Birakurikizaho abasaseredoti bose baturanye igitambo cy'Ukarisitiya, abo bahaguruka bakaturanze. Abandi bihaye Imana nabo turi kumwe hano muri ibi birori nabo bahaguruka bakaturanze. Bihaye Imana ababikira bose bo mu muryango w'abari ba Nyagasani nabo aho bari bose bahaguruka baturanze. Hari abandi twari turi kumwe muri foromasiyo nabo aho bicaye bose aho abakristu bo muri paruwasi Ngamba, paruwasi Mfukamwe by'umwihariko ariko ndasaba kugira ngo umubyeyi ubyara n'abavandimwe tuvukana nabo bahaguruke baturanze. Ndakurikizaho abakristu bo muri paruwasi Regina Pacis, paruwasi nkoreramo ubutumwa nabo bari bahaguruka baturanze. Nabaresheho n'abandi dukorana ubutumwa, ariko ndasaba kugira ngo korali Ireviva aho bicaye nabo bahaguruke, korali nkoreramo ubutumwa bwa buri munsi aho bari bahaguruke baturanze. Abantu dukorana akazi ka buri munsi aho bari niba bahari bahaguruka bakadusuhuza. Hari abantu twiganye guhera muri pirimeri kugera muri kaminuza, abahari bahaguruka nabo bakadusuhuza. Hari gurupe y'abantu twakoranye umwiherero mu Ruhango mu mwaka wa 2019, nabo niba bahari bahaguruka bakadusuhuza. Ni inshuti z'umuryango, inshuti zanjye, inshuti z'ababikira b'abari ba Nyagasani, abahari bose abo ntahagurukije aho bari bose bahaguruka bakadusuhuza. Hari
Sebi Angelique arakoze, twamushimira n'amashyi menshi, yahisemo neza kandi Nyagasani bari kumwe. abantu biganye, ahuza abantu biganye na Angelique, turabasuje mwese. Yahuje abaririmbyi, korali Reviva turahiramukije, ariko sinzi ndabona bakonje. Yahuje ababikira bo mu miryango itandukanye, mu byubahiro byabo. Bari abantu turabubaha, bahora batwigingira ku Mana. Imana ikomeze ibakomereze ubutumwa. Hari umuntu wigeze kunsuza bamubwiye ngo ni aho abantu ikaze, n'ubundi byari ibirori nk'ibi ngibi. Arangije aravuga ati ndasuhuza ababikira, abenebikira bo mu muryango, ngo ntagiye kuvuga ahangaha, yumva ko ababikira bose bitwa benebikira. Oya, hari n'abari ba Nyagasani. Ababikira bandi sinabaheze. Abenebikira hano nababonye barahari. Abenebikira turabashushe. Abandi sinabaheze. Abandi babikira, abavizitantine, abaklarise, ahongeraho abizera Mariya. Ariko barahari koko benshi. Mukanya turaza gutanga ikizamini abandi batubwiye. Ashaka twaje no mu kizamini bayo.
ariko hari na Eric yahuje ababyeyi be mu byubahiro byabo. aryo amasaha bavuga ko ageze rero, Amasaha ageze kure. Reka rero dusabe protokole ize hano iyobore abashyitsi bacu, igenda ibereka aho banyura. gusa abantu yahuje mwabonye abantu bo muri paruwasi ya Ngamba, yahuje amaparuwasi menshi, bavuzemo Regina Pacis, Yego yahuje n'ahangaha muri diyoseze Sere Angelique avukamo, yahuje amadiyoseze kandi cyangwa natwe dushyireho hanyuma rero twifuriza abantu kuryoherwa, abamaze gufata amafunguro baryoherwe. Icyo kurya kirahari n'icyo kunywa, abantu batambuke bafata icyo kurya n'icyo kunywa. Wicwa n'inzara cyangwa inyota, abari ba Nyagasani baduteguriye bande. ariko kandi abaza kumva akabakirigita ibyishimo baze byina biremewe, ibirori bisanzure. rero nta n'umuntu uhagaze ku nyama, ashimishijwe n'inkuru nziza y'umuhamagaro wa Angelique Muhimpundu, umuryango w'ababikira bari ba Nyagasani mu Rwanda. Akanya duhawe tugiye kubakoresha gushima. Turashimira Imana yaduhaye uyu mwana Angelique Muhimpundu. Turashimira ababyeyi bamuyoboye inzira y'ubukristo, bakamutoza gukunda Imana no kuyubaha. Turashimira abarezi mu nzego zose, mu mashuri abanza, ayisumbuye na kaminuza, bamwitayeho uko bikwiye. Turashimira uyu mwana wacu wagiye yakira neza kurera hafi. Turashimira umuryango w'Imana wamutoje kureba Kristo aho yabaye hose, aba muri paruwasi n'umusaraba Ingamba ivuko. Paruwasi yose yabayemo umunyeshuri n'agahebuzo muri paruwasi Regina Pacis Remera Kigali. Turashimira ababikira bari ba Nyagasani mu Rwanda bagiriye icyifuzo cye cyo kwitagatifuza mu muryango wabo, bakayimufashamo kugeza kuri uyu munsi w'ibirori by'ibyishimo. Turashimira umushumba wa diyoseze yacu ya Kabgayi nawe bagiriye icyifuzo cye, akaba yanashoboye imyaka yiyeguriyemo Imana burundu. Ko wemeye ukatwakira, uri umubyeyi mwiza, turakwishimiye. Yego nta foto nta kiba cyabaye. Amuhaye umugisha wa kibyeyi,
mukunda kubi ngo nawe uze kumureba twese buriya aba yaba gukomeza inzira nziza yatangiye wagize neza Padiri Yves ni byiza kugira umuyobozi mu kuyobora kuri roho by'umwihariko akakugeza ku gikorwa cyiza nk'iki ngiki Imana imuhe umugisha. Ubu rero baratubimburiye ndabafashije rwose tuguhe impundu ukwiye. Ndabona hano hari abahageze barakurikirwa n'abakorana na Angelique. Basabaga ariko ko Angelique yahagarara ahantu habugenewe. Angelique wahagarara hano hafi hano haberanye n'ifoto aho hafi wagira ngo Angelique ahagarara na Sœur Madeleine, hakurikiyeho abakorana na Sœur Madeleine, ubahagarariye abana abakozi bakorana na Sœur Madeleine nawe akaba ari mu bari ba Nyagasani. Reka dusabe abakorana na Angelique. Natwe abakorana na Sœur Madeleine twishimiye guha Angelique impano kuko twamugerejweho na Sœur Madeleine. Ubwo natwe twifuje guha Angelique impano ariko yakirane na Sœur Madeleine. Impano yo twabageneye n'inshuti yatugejejeho n'umubare watugejejeho. Murakoze cyane. Murakoze cyane abakorana na Sœur Mado ko tumwita. Reka rero dukurikizeho abakozi bakorana na Sœur Angelique. asabaga abantu bafite impano bose ko batambuka, hagezweho umwanya w'impano. Murakoze cyane abakoranye na Angelique umwiherero. Barakoze cyane abakozi bakorana na Angelique. Kristo Yesu akuzwe. Natwe nka gurupe y'abantu bafatanyije na Angelique gushaka umuhamagaro, dushimiye Angelique kuri iyi ntambwe yateye, adufasha muri byinshi. Ubu akazi kariyongereye kuri we, amasengesho menshi yadusabiraga ni menshi ariko yongerewe. Turamushimira rero tumusabira kuri Nyagasani kugira ngo amukomeze mu muhamagaro azasezere neza. Murakoze cyane. Abandi rero muratambuka murihangana, ntabwo tubaha mikoro. Viva Morena, ira viva Tukur, ira yares Angelique.
hakaba rero hari hano igiye gusoza y'abavandimwe ba Seri Angelique mamaze bose nusubize inyuma abakwemera nusubize inyuma bagusanga nanjye ndaje yiyeguriye nyagasani nikabyijwije ubutumwa mpanza busohoza iteka mwemere amfata ukuboko iteka mwemere amfata ukuboko Angelique. Kristo Yesu akuzwe. Mama Angelique namubajije urishimye, ati rwose ndishimye, ntabwo nanabona n'amagambo yo kubisobanura, birandenze, ariko nanjye ndishimye. Muti kubera iki? Mu mateka ya diyoseze ya Kabgayi nibwo bwa mbere hano muri Bazilika habereye amasezerano y'umwari wa Nyagasani. Umwari wa Nyagasani kandi afitanye isano ikomeye n'umwepiskopi. Ubu ngubu nabyaye. Uyu rwose ni umwana wanjye. Imana rero mu ntangiriro z'umwaka, muri uyu mwaka mutagatifu wa yubile, Imana impaye impano. Dore ni mama Angelique. Urumva rero igitangaza ni Imana yangiriye impano, Imana yangiriye, kandi buriya ku munsi wa Epifaniya ni ku munsi wa mutagatifu Baltazari. N'ejo tuzakomeza ibyo birori. Murumva rero ko ari ibirori by'impurirane, ibyishimo by'impurirane, niyo mpamvu uvuze yuko nishimye. Ndashimira Imana rero rwose iyi mpano ihaye Kiliziya mbere na mbere, rwose Kiliziya y'u Rwanda, Kiliziya y'isi yose. Uwe ya Imana ni isaro ritatse mu mutima
wa kiliziya. Iyo kiliziya yungutse uwaye Imana wegura Imana, ni isaro riba rije kwegera andi masaro atatse kiliziya. Mama Angelique rero uri isaro rwose ritatse ubwiza bwa kiliziya, n'andi masaro ahuye rihurira n'andi masaro atatse umutima wa kiliziya. Ni ibyishimo bikomeye kuri kiliziya, yaba iyo mu Rwanda, yaba iyo ku isi hose, yaba kiliziya iri ahantu hitwa diyoseze. Ni ikintu gikomeye dushimira Imana. Turashimira Imana rero iyo mpano rwose yahaye bene muntu mu ntege nke zabo, uko umuntu ateye, ariko Imana ikamugirira icyizere. Ni icyizere gikomeye Imana iba itugiriye. Icyo cyizere rero uzagikomereho kandi uzahore ushimira Imana nk'uko wabivuze, usubira amagambo ya Bikira Mariya, nawe rwose uzahore uririmba Magnificat, ishimira Imana ibyo bitangaza n'ubwo buntu yakugiriye. Ndabashimiye mwese, nshimira ababyeyi, nanjye ndashimira ababyeyi, nshimira paruwase ya Ngamba, nshimira mwebwe mwaturutse hirya no hino mu mfuruka zose zigize igihugu cyacu, mukaza hano i Kabgayi. Rwose murakaza neza kandi twabashimiye kuba ko mwaje hano i Kabgayi. Turashimira korali Le Vivant uko yatumye nyine igitambo cy'Ukarisitiya kiba vivant, kandi duhimbaza le vivant Kristo, Yezu Kristo nyir'ubuzima, Yezu Kristo uduha ubuzima. Turabashimiye kandi uko mwaherekeje n'uyu muvandimwe wanyu kuva igihe kirekire, namwe mwaramufashije, mukamufasha guhimbaza Imana, mukamufasha guhimbaza igitambo cy'Ukarisitiya, kandi nawe abafasha ku buryo bwinshi. Turashimira inshuti abo ngabo nyine mwabyirukanye, mwafatanyije urugendo rw'ubuzima, namwe turabashimiye. Mwamubereye abasangirangendo beza, mwamubereye abavandimwe beza, mwaramufashije, namwe mufite uruhare kuri intambwe Imana yamuteje. Bari ba Nyagasani rero ndabashimiye namwe kuba mwaherekeje n'umuvandimwe wanyu, ndetse nabwira n'abari hano ko ubu ngubu no muri diyoseze ya Kabgayi mwahagize urugo kugira ngo muhakore n'ubutumwa. Ndabashimiye kuba mwarifuje nyine ko muza no gukora ubutumwa muri diyoseze ya Kabgayi. Mbifuriza ubutumwa bwiza. Ntabwo mbatindiye mwese, ndabifuriza umugisha w'Imana. Umugisha w'Imana twahawe mu ntangiriro z'uyu mwaka w'2025, umwaka mutagatifu, umwaka w'ibiri y'impurirane. Umugisha w'Imana ubaherekeze iminsi yose igize uyu mwaka, barekeze no muri kano kanya abafite urugendo basubira mu rugo, basubira aho bafite ubutumwa. Mwese umugisha w'Imana ubaherekeze kandi mugereyo amahoro. Twongera kwifuriza rero Mama Angelique, turakwifuriza rwose ibyo byishimo biguhoreho, ibyishimo byo kuba umugeni wa Kristo, ibyishimo byo gusangira ubugeni kiliziya itubyara y'umugeni mukuru wa Yezu Kristo. Yezu Kristo akubere byose. Imana rero mwese ibahe umugisha. Muhaguruke tuwakire. Thank you.
uba Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho, Bikira Mariya mwamikazi wa Kibeho. Nyagasani Yezu nabone namwe, ushobora byose n'abaha umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimujyana amahoro ya Kristo. Uhoraho Mana wantwaye umutima mu byumvira byose, ibyo nsaba byose n'inyigisho zawe n'inzira y'umukiro. Ntusubize inyuma abakwemera, ntusubize inyuma abagusanga. Nanjye ndaje, nanjye ndaje. Ubukristu nyabukoko n'urugamba rudusaba intwaro, agumana nawe ngabo y'ubuzima ndakwihaye wese. Ntusubize inyuma abakwemera, ntusubize inyuma abagusanga. Nanjye ndaje, nanjye ndaje. Yiyeguriye Nyagasani nitabibwiye, ubutumwa nzabusohoza. Iteka mwemerere amfata ukuboko, iteka mwemerere amfata ukuboko. Nzakurata mwami, nzaririmba ubuntu kugirira iteka. Nzamamaza hose ubutumwa, nzamanza kubera umuhamya. Ntusubize inyuma abakwemera, ntusubize inyuma abagusanga. Nanjye ndaje, nanjye ndaje. Sinzagira ubwoba ndi kumwe n'Imana rutarebegamiye. Mu makuba yose niyizanyobora, niyogesha umukiro. Ntusubize inyuma abakwemera, ntusubize inyuma abagusanga. Nanjye ndaje, nanjye ndaje. Yiyeguriye Nyagasani nitabibwiye.
rurema no